Ibihe byiza cyane kuri wowe turi kubana. Reka tuganire turebere hamwe ibyiza byo kurya inyanya zikiri mbisi, kuzirya ari salade. Ese kuri we waba utangiye kurya inyanya ari mbisi, mu mubiri wawe byagenda gute? Zagufasha iki? Dore ko hari benshi bazikoresha kandi ntibabashe kuba banasobanukiwe icyo zimara mu mubiri w'umuntu. Ni umuti kandi ukingira indwara zitandukanye, kandi hari n'izo ushobora kuvura mu mubiri w'umuntu. Wowe tugiye kubana muri iki kiganiro uraza kuba nyuma yo kucyumva usobanukiwe n'indwara inyanya mbisi zivura kandi zikingira mu mubiri w'umuntu, hanyuma ubashe kuba wamenya niba ukwiye gufata ingamba zo gutangira kuzikoresha, kubera ko uraba umaze kumenya ibyiza byayo. Ngiye tugiye kubana ni Nathaniel Afia Bora, nguhaye ikaze kugira ngo tubane muri iki kiganiro kugeza tugishoje. Kandi niba utarakora subscribe ukaba ari bwo turi kubana muri iki kiganiro uri mushya, nawe kora subscribe, nawe tujye tubana mu biganiro tugenda tubagezaho. Nawe wamaze kuyikora kandi ndagushimiye, wibuka rero gukora like, usharinga video, ikindi kandi unadusigira comment. Ikaze muri iki kiganiro. Kurya inyanya mbisi uziriye nka salade cyangwa se uzikataguriye ku biryo ari mbisi zongera ubudahangarwa bw'umubiri. Niba ujya ukunda guhura n'ibibazo by'uburwayi butandukanye, kurwaragurika bya hato na hato, bitewe n'uko inyanya mbisi zirimo vitamine C nyinshi, iyo vitamine rero ikaba ishinzwe gufasha umubiri guhangana n'indwara ziterwa na mikorobi. Iyo vitamine C ibaye nke, ubundi mu busanzwe usanga umuntu arwaragurika, ananirwa kandi no gukira igihe yarwaye ugasanga bigenda bigura intege. Icya kabiri, zirinda kanseri no gusaza imburagihe. Abantu bakunda kugira ibibazo byo kurwara kanseri zitandukanye no gusaza imburagihe, handi usanga umuntu mu by'ukuri yarabaye nk'umuntu ushaje, uruhu rwo mu maso rwarashaje ukuntu. Iyo urya inyanya mbisi, bitewe n'uko zifite ikinyabutabire cyitwa lycopene, iki kinyabutabire rero kikaba gikomeye cyane. Hanyuma harimo ibyitwa antioxida ikomeye cyane, irinda uturemangingo kwangirika. Ni umuti rero kamere urinda kanseri ya prostate. Abantu b'abagabo bakunda kugira ibibazo byo kurwara prostate, abantu batangiye kumva muri testikire cyangwa se mu bugabo hateramo imisonga ukuntu, niba ujya ubyiyumvamo uzatangire ujye ukoresha inyanya mbisi uzirye, bizagufasha cyane. Inyanya mbisi kandi zifasha amara ntabe yarwara kanseri cyangwa se ngo akore nabi. Ikindi kandi inyanya mbisi zirinda uruhu ntirusaze imburagihe. Inyanya kuzirya ari mbisi, ubwo ni icya gatatu, zifasha igogora. Kubera amazi menshi aboneka mu nyanya, amazi menshi ndetse n'utunyangingo twitwa fibre, inyanya mbisi zifasha igogora kugenda neza. Zirinda impatwe, zongera uburyo ki amara akora neza, ntabashe kuba yazamo birantega. Kandi iyo mara yajemo birantega, umuntu atangira kurwara mu nda, aribwa mu nda bitandukanye. Rero iyo umuntu yariye inyanya mbisi ntashobora guhura n'iki kibazo cyo kuribwa mu nda. Ibyo bikaba bifasha cyane. Ikindi cya kane, inyanya kuzirya ari mbisi nka salade cyangwa se kuzihekenya ari mbisi zirinda indwara z'uruhu, bitewe n'uko mu nyanya harimo vitamine A, hakabamo vitamine C, ndetse hakaba harimo n'ibindi binyabutabire bitandukanye bifasha uruhu. Umuntu agacya, ndetse ugasanga n'udusebe duto dukunda kuza ku ruhu
bw'umuntu ubwo ni uduheri tudakunda kugaragara, aho handi usanga umuntu nyine uruhu rwe rumeze neza, rworoshye kandi rudakanyaraye. Ibyo byose rero inyanya zikora nk'umuti bikagenda neza cyane. Icya gatanu, inyanya zirinda indwara z'umutima. Kurya inyanya mbisi zirinda indwara z'umutima. Inyanya zigira potasiyumu ndetse n'amantioxida, zifasha kugabanya cholesterol mbi, ibintu by'ibinure mu maraso, mu mitsi, hahandi umuntu ibinure bigenda bifatana, amaraso agenda afatana amera nk'aho avura, hanyuma ugasanga nyine umuntu itembera ry'amaraso mu mitsi ribaye ikibazo. Iyo ukoresha inyanya nka salade ukazirya ari mbisi, iyo bibaye byiza ukaba ufite nk'inyanya zawe ukazikatagura, warangiza ugashyiraho nk'amavuta yerayo makeya, warangiza ukarya. Ndagira ngo nkubwire ko ntushobora guhura n'indwara z'umutima, indwara z'umuvuduko w'amaraso, indwara zo guteraguza k'umutima cyane cyane no kwikanga. Ibi byose uca ukubiri nabyo kubera kurya inyanya mbisi. Cya gatandatu, inyanya buriya zifasha kurwanya umunaniro n'umwuma. Umunaniro n'umwuma rwose uca ukubiri nabyo kubera ko inyanya mbisi zigizwe n'amazi buriya agera kuri 95%. Zifasha rero mu gutuma umubiri uhorana ubukonje, zigakumira ibintu by'umwuma, kandi zikagufasha kwisubiza imbaraga igihe wumva unaniwe. Icya karindwi, inyanya zigira uruhare mu kurinda amagufa. Bitewe n'uko kurya inyanya ari mbisi bifite akamaro, bitewe n'uko zifite vitamine K ndetse na calcium, bifasha mu gukomeza amagufa no kurwanya indwara yitwa osteoporose. Iyi ndwara rero ni indwara ifata amagufa, ugasanga umuntu mu kugenda arababara mu mavi, araribwa mu ngingo. Rero iyo wariye inyanya mbisi, iyi ndwara ntushobora kuba wahura nayo. Rero nubwo bimeze gutyo, hari abantu baba bafite igifu kidahuza n'inyanya. Niba uzi ko ujya uhekenya urunyanya rubisi ukaribwa mu gifu, ibyirinde, ahubwo banza wegere muganga arakugira inama. Niyo mpamvu tujya tubabwira ngo mutwandikire muri komenti, tuba dufite ibisubizo ku bibazo mwaba mwatubajije ibyo ari byo byose, ndetse n'ubufasha butandukanye, kuko hari benshi dufasha. Iyo wumvise ikiganiro ushobora kugira n'ibindi udusaba cyangwa udufasha bambe udusaba, natwe tukabona ko bikwiye tukagufasha rwose. Kandi hari benshi bagenda bungukira mu nama tugenda tubagezaho, ndetse n'ubundi bufasha bw'ubuvuzi bw'umwihariko, byose turabikora kandi tukagufasha ukamererwa neza cyane. Rero niba wagize byinshi wungukira muri iki kiganiro, ukaba wumvise ari ngombwa kutangira kurya inyanya kubera yuko zigufitiye umumaro, ubwo ndavuga kuzihekenya ari mbisi, tangira nibura ujye uhejya urunyanya mu gitondo, saa sita ku mafunguro yawe, cyangwa se nimugoroba nyine uvuga uti muri salade nariye hari harimo urunyanya. Ibyo bizagufasha cyane kuba bizakurinda kurwara indwara zitandukanye twavuze haruguru, kandi binakurinde kuba igihe uzirwaye binagufashe kuba wanazikira, cyangwa se mu buryo bwa karemano ube wanakira mu buryo bworoshye cyane. Rero tugana ku musozo, niba wifuza uburyo bworoshye bwo gukomeza ubuzima, ukaba wumva ushaka kwiyitaho, tangira nyine ukoresha izi nyanya mbisi, kuko nibanga nkumeneye bizagufasha kuba utazongera kujya uhura n'ibibazo byo kurwaragurika indwara zitandukanye, hanyuma ubeho neza kandi mu buzima butagoranye cyane. Rero ndagushimye cyane we twabanye, ibuka gukora like nyuma yo kureba iyi video, hanyuma utwandikire n'igitekerezo cyawe muri komenti, usangize inshuti, ukoze share kandi ukore subscribe kuri we mushyashya kuri iyi channel Nathaniel Afia Bora, kugira ngo ujye ubona ibindi biganiro nawe tugenda tukugezaho. Murakoze cyane, mukomeze kugira ubuzima bwiza.